Abakurikiye Dogs 14 TV turabasuhuje nkuko bisanzwe muri kumwe na Niyibizi Jean d'Amour. Ninjye mugiye kubana muri kiganiro cy'ubucukumbuzi. Kuri uyu munsi tugiye kwibanda ku byerekeranye n'ubukerarugendo, aho tugiye kubatembereza Parike Nationale y'Akagera. Wenda abenshi mujya mwumva ko iyo parike ifite inyamaswa nyinshi zitandukanye, by'umwihariko ko harimo inyamaswa 5 nini ndetse hakaba harimo n'inyoni zirenga zifite amoko arenga 500. Rero muri aka kanya tugiye kubinjiza muri Parike Nationale y'Akagera iherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Rero ni muze dutemberanemo kandi ndabizi ko biraza kubanezeza. Hanyuma mu nyuma muratubwira uko mwasanze parike imeze, wenda byatuma namwe mufata umwanzuro wo kujya muyisura. Nkuko mutumaze kubabwira, abo twerekeje muri Parike y'Akagera, tukadufasha umuhanda w'igitaka, turi mu karere ka Kayonza. Turimo turagenda dusatira hafi y'ishyamba neza, tugenda tunyura mu midugudu ibanziriza parike. Ubona ko naho ubwaho ari ahantu heza cyane ko rwose batuye n'abaturage beza. Dore ubu ngubu mubona tugeze ku marembo, ubu twinjiye muri parike none mo imbere. Ubu tugiye gutangira no kubona inyamaswa zitandukanye ziberamo hano mu ishyamba. Hari itandukaniro rya parike zo mu Rwanda, nko Parike y'Akagera ifite umwihariko kuko yo igizwe n'umukenke ahanini. Ni ukuvuga ngo itandukanye uko wabona parike y'Ibirunga ibirimo amashyamba manini cyangwa se Gishwati igizwe n'ishyamba kimeza. Hano nk'uko mubibona ni umurambi, haba harimo umukenke. Niyo mpamvu akenshi harimo inyamaswa zirisha uko muri kugenda mubibona. Hari abantu bajyaga bumva imparage cyangwa se impara batazi izo arizo, ariko ubu ni akanya ko kwihereje kugira ngo babibone. Cyangwa se umuntu akumva icyo bita ngo ihene y'ishyamba. Ihene y'ishyamba benshi ntabwo bazizi, ariko nizo zitwa isha. Isha ni inyamaswa nazo rero zikunda kuba muri parike cyane nk'uko muri kugenda mubibona, ndetse maze mugenda kumubona n'inyamaswa zigiye zitandukanye. Nk'ubu muri kureba imbogo zibaho mu muryango, imbogo ziba zifite umuryango umwe nk'uko muri kubireba, kandi buriya ntabwo zijya zipfa kugira gutya ngo zitandukanye cyane, keretse ingabo nizo zijya zibagiye ukuntu zibaho kwazo. Nk'uko mubireba nanone turi kureba imbere yacu inzovu. Inzovu urabona ukuntu igenda ikimbagira. Ubwayo n'ubundi abanyarwanda bavuga ko ibimeze nk'iri kwiyerekana, aho bakunda abantu baba bari mu marushanwa y'ubwiza. Nayo rwose muri kubireba ko ibigenda ikimbagira. Akagera rero iyo gatembereye ubona byinshi byiza, ko izi nyamaswa zose uko muzibona nta kibazo namba, ntacyo zitwara. Ducaho tukazireba kandi tukaza gutaha twishimye. Ubwo mubireba mu mazi harimo ibyo bita imvubu. Hari abajyaga bumva imvubu ariko batazi izo arizo, ariko imvubu akenshi ziba zibereye mu mazi. Sibyo ko rimwe na rimwe zijya zikuka zikajya kurisha imusozi. Kuri abantu bafite amafamu hafi ya parike bazakubwira ko hari igihe imvubu zijya zivamo zigakukanka nijoro, zikajya no mu nka zikajya kurishiriza hamwe n'inka. Imvubu niko zibigenza, abantu batuye hafi ya parike barabizi. Uburyo nk'umushumba ushaka kujya gucyura inka akisanga n'imvubu nayo irimo, gusa nyine akenshi ntabwo bikunda kubaho. Nk'uko rero muri kubireba murabona utu tunyamaswa twiza cyane nitwo bita isha. Niyo mpamvu nazo mbabwira ngo bazita ihene zo mu ishyamba. Nk'uko mubibona murabona nta tandukaniro ry'isha n'ihene. Zikaba ari inyamaswa zibangutse cyane, zizi kwirukanka ku buryo budasanzwe. Buriya upfa kuyikoma gato gusa cyangwa zikagira ikiyikanga, umva irirukanka cyane buryo utabitekereza. Murabona ko none muri parike hagiye harimo inyamaswa zitandukanye, nk'iyo muri kubona niyo bita inkura. Urabona ko nyine yivuruguse mu isayo, ariko nka hano bari kukwereka za nkura baheruka gukura muri Afurika y'Epfo. Izi ni izo leta y'u Rwanda yaguze irazishyira muri parike kugira ngo irusheho kugwiza inyamaswa zituma ba mukerarugendo baza mu gihugu. Inkura rero nazo ni inyamaswa ziri kugenda zikendera ku isi,
ndetse no muri parike y'Akagera zazashizemo, ariko ubu ngubu aho Leta y'u Rwanda zizaniyemo ubu ngubu nta kibazo, abazisura barazibona. Murabona ko noneho harimo udusimba tundi, yaba inyoni yaba ziri mu mazi, inyoni ziba ziri hariya ku mazi kuriya ziba zitegereje nko kuroba, haba hari n'inyoni zindi ziri mu biti. Hano no mu muhanda muri kubona umuryango w'inkende. Inkende murabona ko zijya gusa nk'ingagi, gusa inkende zo ni ntoya. Buriya inkende nazo ziba mu miryango, urabona ziba zifitemo utwana, aho kari kunywa amazi, ziba zibanira neza nta kibazo. Buriya niyo mpamvu reba ngo zifitanye isano n'abantu, buriya ibi byo zikora ugasanga zimeze nk'aho rwose zifitanye isano n'ibyo abantu bakora. Dukomeje tureba ku mashusho, izo ngizo n'ubundi nanone izo bita impara cyangwa se imparage. Nanone muri kubona inkende, mukabona imbogo. Ubwo nazo ni inka nk'inka zo mu ishyamba. Ubona ko rwose yitegereje neza imbogo nta tandukaniro ryayo n'inka yo mu rugo. Gusa nyine ntukigira amahane, ni inyamaswa nyine, kandi bari bavuga ko imbogo igira uburakari bukomeye cyane. Barayireba ukuntu bimeze, batwereka n'inkende iteruye umwana wayo. Ubona rwose kuri fishi ifata akana kayo neza nk'uko umuntu abigenza, ikagenda igashaka ibyo kurya ikagafata nk'uko umuntu afata umwana akamufumbata. N'inkende rwose nazo nuko ziba zimeze. Urabibona nanone ko twabwiye ko muri parike y'Akagera harimo inyoni nyinshi cyane z'amoko menshi cyane. Iyo urimo rero hano ntabwo rwose wabura kwinezeza, ntabwo wabura kwishima. Niyo mpamvu nkatwe nka Dox 14 tuzajya tubagerayo tukabarebera, hanyuma natwe tukayibazanira mukareba uko bimeze. Kuko buriya abantu benshi bakunda kumva parike bakumva ko nyine ari ibintu by'abantu bafite amafaranga gusa, ariko undi ntabwo ariko bikwiriye. Parike amafaranga waba ufite ayo ari yose ushobora kujyayo, kandi nawe koko ukihera ibyiza. Kuko nanone akenshi dufata amafaranga ugasanga tuyatakaza mu bindi. Simvuze ko wenda biba bidafite akamaro, ariko nanone tujye tugira n'umuco wo kuruhuka, tunatembere, biruhura mu bwonko. Buriya birafasha cyane, kandi bituma umuntu ashobora kumva ko nawe ari gusirimuka. Murabona ko rwose mu mazi ibisimba biba bisabana. Nk'aho ngaho bari kutwereka icyo bita girafe cyangwa se agasumbashyamba. Ndakeka gari ashobora kuba ari inyamaswa ndende hari birimo hano mu ishyamba, kuko ubona ko ibisa nk'aho ireshya n'ibiti. Biba no kurisha yo yirishiriza amababi yo hejuru mu biti. Girafe rero cyangwa se udusumbashyamba natwo muri parike y'Akagera turimo nta kibazo, irimo gutembera rwose muri ubu uzibona. Urabona ko noneho twebwe n'inzovu zo mu Rwanda ntabwo zimeze nka za zindi z'abandi bafite ba rushimusi, zacu zifite amahembe. Murabizi kandi mu byinshi bitandukanye usanga amahembe y'inzovu ari imari, ariko mu Rwanda kubera ko hashyiriweho uburyo bwiza bwo gucunga umutekano w'inyamaswa no kuzirinda, niyo ngo ba rushimusi mu gihugu baracitse. Ahubwo icyo dukora ni ngo inyamaswa zose turazisigasira, zigarushaho kutwinjiriza, kuko ba mukerarugendo baje kuzisura bituma natwe igihugu cyacu kibyungukiramo. Nk'uko rero mubibona, reba nk'iya nyoni yihagarariye ku mvubu hejuru mu mazi, ariko nta cyitwara nyine. Ubundi buriya ukuntu izo muri kureba bazita inkanga. Hari n'abaturage basigaye borora inkanga mu rugo rwabo, ugasanga rwose inkanga zijya kumera nk'inkoko, ariko no muri pariki y'Akagera mubonye ko naho zirimo. Urabona ko bariya nyabagaga by'udusumbashyamba turimo dutembera tugenda mu gutyo, kuko aho kaba kari kure hose uba ukareba nyine kubera ukuntu kareshya. Buriya agasumbashyamba ni inyamaswa nayo nziza cyane, ibereye ijisho mu kuyireba, kuko iteka ryose igenda ishyize umutwe hejuru. Ubwo rero ndagushishikariza no kuvuga mugenzi wanjye kuzaza gusura parike y'Akagera ukihera amaso. Nuko muri parike y'Akagera harimo n'ibyo bita ibikururanda, abakunze kwita reptile. Wenda uru ni urugero rw'igikururanda kimwe, ariko harimo ibikururanda byinshi cyane ku buryo iyo ugenda utembera mugenda ubibona. Niyo ngo ubundi hano harimo icyo bita urusobe rw'ibinyabuzima. Ubundi iyo ugeze aha ngaha nibwo ubona noneho ibyiza Imana yaremye
ukuntu Imana yaremye isi neza. Ubundi usibye wenda umuntu wagiye avangavanga rimwe na rimwe, ariko ubundi twese twakabaye tubona mu isi neza, urabona nka kiriya kiritemberera nta kibazo gifite. Murabona ziriya ni imvubu zakutse zirabyagiye, ziba ziba mu mazi zikongera zikagenda n'imusozi. Kuri iyi mvubu nta kibazo kuri zo, gusa murabizi ko benshi hari ahantu barya imvubu, ariko twe mu gihugu cyacu ntabwo bashobora kubikwemera kuko izi nyamaswa zose ziba zigomba gusigasirwa zigacungirwa umutekano. Ariko hari ibihugu bimwe na bimwe rwose usanga zigira akanyama karyoshye, gusa twebwe ntabwo byemewe. Urabona hariya noneho tugeze ahantu hari mu bwoko bw'inyamaswa bakunda kwita ingwe. Murabona ko nazo ziba ziri mu muryango, aho ziba zicaye, aho ziba zibyagiye ziba zirimo zikirana. Mbese nk'uko natwe tujya twicara tugafata umwanya tugaca imigani tukaganira, buri inyamaswa nazo zifata akanya mu buryo bwazo zifite uko ziganira kandi zikumvikana. Buriya ingwe rero zirimo amoko menshi, nuko wenda twebwe mu Rwanda tubyishe byose tubyita ngo ni ingwe, ariko ubundi burazibamo amoko menshi cyane. Gusa iyo ugeze mu Kagera naho ubasha gusangamo amoko atandukanye y'ingwe, kandi rwose ukanezerwa. Nk'uko mubireba nanone aho ngaho ni inzovu, ukuntu ikoresha wa mutonzi wayo kugira ngo ivune igiti, buriya irakivuna yashaka ikanakirisha, burya rwose bworoshye. Rero nuko reka tukomeze tubasabe musure parike y'Akagera, musobanukirwe, mwinezeze, mufate abana, mufate abadamu cyangwa se abadamu mufate abagabo babo, basohokere mu Kagera. Harimo ibyiza byinshi cyane, kandi nimuvayo ni ukuri muzaza mushimira Dogs 14 TV iba yarabanje kubagirayo ikaza kugira ngo ibereke uko biba bimeze. Ubu rero ikeka tubugana wenda ku musozo, kuko ahenshi twahabagejeje muri parike, ariko ibintu byinshi twaberetse namwe nimwigerayo muzibonera. Reka rero tubashimire cyane, tubashishikariza gukora subscribe mbere na mbere, mutibagiwe kanda like ndetse mukanakora share kugira ngo izi nkuru tuba twabagejejeho na bagenzi banyu bajye bazibona, kandi mufate n'akanya amashu nk'aya mujye mwereka abana nta kibazo kuri bo, bizajya bibafasha aho biga ku ishuri. Abari badukurikiye muri iki kiganiro dukomeje kubashimira cyane cyane ko mwihereye amaso inyamaswa nyinshi mwajyaga mwumva mu mazina, ndetse ubu ngubu n'umwana akubaje ngo inyamaswa iyi imeze gute, nawe nk'umubyeyi wabimusobanurira. Rero mu by'ukuri mushobora kuduha ibitekerezo muciye ku mbuga nkoranyambaga zacu, cyangwa se muciye no ku murongo wa telefone, byose biremewe. Hanyuma mukatubwira n'ubutaha parike twazabasurira, kuko ubu muri iki gihe dushobora kujya tubatembereza parike z'u Rwanda, ndetse byaba ngombwa tukabambuka tukabajyana n'imahanga. Rero turabashimiye cyane, naho ubutaha.